ko ari amazi. Yego. Imana iranyereka irambwira ngo hari abantu bavomye amazi meza, hari n'abantu bavomye amazi mabi. Ndavuga ngo mbese gute umuntu ashobora kumenya ko yavomye amazi meza cyangwa akamenya ko yavomye amazi mabi. Ndagira ngo mbabwire rero, iransobanurira irambwira ngo hari abantu bagiye bavoma amazi mabi, kandi muri uko kuyavoma irambwira ngo si uko bagiye kuyavoma ku migezi yabo cyangwa ku marobine bafite mu ngo zabo, ahubwo aba bantu nubwo bayavomye ni ugusenga. Irambwira ngo bishushanyije ni ugusenga. Irabishushanyiriza irambwira ngo icyo bisobanuye ni ugusenga. Ariko nubwo basenze, aba bantu barimo bagaragara nk'aya mazi mabi ni abantu batigeze basenga ngo bizere Imana. Urumva, barasenze bamenyera ibyaha, barasenze basengana ibyaha, barasenze basengana imitima ibiri, barasenze basenga badatinya Imana. Kandi mu by'ukuri abo bantu bavuga Imana mu kanwa kabo, ku manywa ndetse na nijoro bavuga Imana, kandi bibwira ko Imana igize ute ibazi. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nubwo mwasenze ariko mwavomye ibirohwa. Imana irambwira ngo mugaragara nk'aya mazi agize ute yanduye, mugaragara nk'aya mazi agize ute yanduye. Imana irambwira ngo nimwikontorore. Uko utafata amata ngo uyashyiremo ikintu cy'umukara, ayo mata ntago waba ukiyanyweye. Ayo mata niyo wayanywa wavuga ko ayo mata go ari ayo kukwica. Niko namwe mwasenze musenga mwamenyereye Imana, musengana ibyaha, musengana ubusambanyi, musengana ubusinzi. Imana irambwira ngo mwibwira ko mwasenze, mwibwira ko mwavomye, ariko aya mazi ni ibirohwa. Aya mazi ntazabageza mu minsi iri imbere. Aya mazi ntazabamara inyota mu minsi yo gukakara, kuko igihe cyo gukakara cyo kirageze. Imana irambwira ngo buri muntu wese wavomye aya mazi arabizi ko yayavomye, arabizi ko yasengeye ku mutima mubi, arabizi ko twari intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abadukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Mwese muri aho, data wo mu ijuru abahereza umugisha. Imana irahari TV. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, turi kumwe n'umutumirwa. Ntabwo twari duherukanye, ariko si nabwo bwa mbere tubanye, tujya tubana kenshi. Uraho neza umukozi w'Imana? Muraho. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Amakuru y'imisi? Makuru ni meza, turashima Imana. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu, usenge Imana. Turabasuhuje aho muri mu mpande zose zitandukanye. Yesu abaha umugisha, amahoro y'Imana bane namwe. Amazina yanjye ni Rebeka. Ku bantu batanzi cyangwa bagiye kumbona bwa mbere ni Rebeka. Nizere ko rero mumeze neza aho muri hose. Nanjye ndaho ndashima Imana. Yesu aduhana umugisha. Amen. Reka rero tubanze dusenga Imana. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, uri Imana irebera hose icyarimwe. Turagushimye kubw'imbabazi zawe, turagushimye kubwo kugira neza kwawe,
turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri aka kanya tugiye kuvugamo ijambo ryawe. Mana, turakwinginze kugira ngo tuyoborwe nawe, kandi urumvira ijambo wese unyemerere umuha ubwenge bwo kuryumva kandi umuha umugisha. Nsenze nizeye kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye. Hari ikintu njya nkunda kwibaza, iyo umuntu avuze ngo Imana imbabarire kwibaza ku minsi n'ibihe, cyangwa se yenda iminsi n'ibihe. Ubundi iminsi n'ibihe mu bintu bijyanye n'iyobokamana wayo ni ukubera iki abantu bahora babyibazaho, cyangwa ni ibiki ubundi? Iminsi n'ibihe, iyo avuze nk'Imana imbabarire kwibaza ku minsi n'ibihe, ni ubuzima nyine butoroshye aba ari kubona ari kwinjiramo nyine butari bwiza. Muri iyo minsi nyine muri uko kwezi ashaka kugira iminsi mibi, gahura n'ibibazo, cyangwa agahura n'uburwayi, cyangwa agahura n'amadeni, cyangwa agahura n'ibitutsi. Ibyo byose ni iminsi nyine, iminsi ari kunyuramo, iminsi ari gucamo, ntabwo ari iminsi imworoheye. Imana rero niyo mpamvu avuga ngo Imana imbabarire kwibaza ku minsi n'ibihe, cyangwa gucumuzwa n'iminsi n'ibihe. Ntabwo urumva nyine biba bimucumuza, kuko ntabwo biba byamugendekeye neza muri iyo minsi, cyangwa muri icyo gihe ahagazemo. Yego. Cyangwa yenda aba ari nuko adafite imbaraga zo kumenya ejo hazaza. None se umuntu usenga cyangwa se umuntu uvugana n'Imana ashobora kugira amayerekwa akamenya iby'ejo hazaza? Birashoboka. Iyo rero umuntu afite amakuru y'ejo hazaza, njye ndibaza nta nubwo akwiye kwibaza, ahubwo akwiye gutunganya yenda ibyo abona ko bidatunganye. Umuntu usenga, ubundi ijambo ry'Imana avuga ngo umukiranutsi azabishwaho no kwizera. Ushima Imana iyo ubyutse bikemera, ugashima Imana iyo wiriwe ukabona urariye, ukabona urambaye, ukabona uragiye, biremera. Ubundi imbere ahangaha nubwo waba usenga, ariko ntago ubuzi nyine, ntago ubuzi ibyo ugiye guhuriramo nabyo. Niyo mpamvu ntubuzi nimba ugomba kubaho, nimba uzi nimba ugomba gupfa. Niyo mpamvu umuntu nyine yizera akavuga ati, niyo mpamvu umuntu tubwira abantu ngo ubonye ubyutse wagakwiye gushima Imana, wasanga uwo munsi ari wo munsi wawe. Ubonye uryamye ukabyuka, byagakwiye kuba byiza ubwiye Imana ngo Mana urakoze. Ubonye uryamye ukabona uricuye, wagakwiye kubwira Imana ngo Mana urakoze kutumye nicura. Iyo minsi ku munsi wagakwiye gushima Imana y'ibyo yagukoreye, kuko ibiri imbere umuntu abazi igihe amaze, ariko igihe asigaje ntabwo aba akizi. Niyo mpamvu rero uba ukwiye gushimira Imana muri iyo minsi, cyangwa kuri uwo munsi waramutse, cyangwa kuri uwo munsi wiriwe, ukabwira Imana ukayibwira ngo Mana wakoze. Yego. Muri make Imana iguhereza umugisha kubwo gukomeza kudusobanurira ku bijyanye n'iyi minsi cyangwa se n'ibihe. Haciye iminsi abantu baza bavuga bati Imana yantumye, Imana yantumye. Rimwe na rimwe bimwe tukabibona, ibindi ntitubibone, ariko none banashyizeho igihe. Ese koko ni Imana iba yavuze ngo bashyireho igihe? Yenda Imana yo iravuga, ikavuga iby'ejo hazaza, ariko noneho twivugire ku bantu bashyiraho igihe, ukwezi runaka. Kuko Imana ishobora kukubwira ikanakubwira ukwezi cyangwa umunsi. Birashoboka. Yego. Ukwezi cyangwa umunsi Imana ishobora kubikubwira, ariko hari n'igihe biterwa nuko wowe ubyakire cyangwa ubyizeye. Imana kuba yakubwira ngo muri iki cyumweru ndakwereka igitangaza, ibyo nta gitangaza kirimo, kuko Imana irabikora. Yego. Kuba yakubwira ngo muri uku kwezi ndakwiyereka, nta gitangaza kirimo, kuko Imana kuko ishobora kukwiyereka bitewe nuko wabyizeye. Si uko Imana iba itavuze. Yego, urakoze cyane. Nawe Imana yagutumye, ntabwo waje gutyo gusa. Reka twakire utugezeho icyo Imana yaguhaye kutugezaho kuri uyu munsi. Gusa Imana iduhana umugisha dutangira n'ijambo ry'Imana.
ijambo ry'Imana riratubwira ngo hari ibyahishwe abanyabwenge bisobanurirwa abaswa. Wowe wavuganye n'Imana, hagarara ku cyo wavuganye n'Imana, wirinde gucencura cyangwa gusesengura cyane ku by'Imana, kuko iyi Mana ndagira ngo nkubwire ngo ikora mu buryo butandukanye, ntabwo ikora mu buryo bumwe, kuko ikora mu buryo bumwe bamwe baharenganira, ariko kubera ko ikora mu buryo butandukanye igakora no mu bibazo bitandukanye, buri wese mwiyereka ukwe kandi buri wese muyobora ukwe. Ugasanga abantu benshi rero bashaka gufata Imana ngo bayitekerereze, kandi bakirengagiza iryo jambo rivuga ngo hari ibyahishwe abanyabwenge. Kuki ibyahishwe abanyabwenge bigasobanurirwa abaswa? Icyo ni ikintu dukwiye gutekerezaho, Banyarwanda, Banyarwandakazi, bantu musenga abakristo, aho waba uri hose, nimba waramenye ko Yesu agira neza, komeza umwegere, uzabona kugira neza kwe. Ariko icyo nkubwiye cyo, wirinde gusesengura iby'Imana, kuko ntabwo uzabisesengura ngo ubishobore. Mu ishuri ikintu gishaka kukunanira ukabaza mugenzi wawe, mu ishuri risanzwe ukamubaza ngo ibi mbigenze gute, akakubwira ngo iki kibazo gikore gutya. Ariko iby'Imana, Imana ihamagara uko ishatse, Imana ikora uko ishatse, Imana ivuga uko ishatse, nta muntu wayivuguruza. iyi Mana nta bwoba bigira, utagira ngo Imana hari ubwoba bigira, utagira ngo Imana irahabuka, utagira ngo Imana hari uwitinya, utagira ngo Imana hari uwisenga. Imana ni Imana yo ubwayo. Niyo mpamvu nimba waravuganye n'Imana, hagarara ku cyo wavuganye n'Imana, kandi ntusesengure uvuge ngo Imana ko yambwiye ko izampa inzu, bizanyura hehe? Tegereza nyine iyo nzu mu gihe utarapfa. Iyo nzu Imana izagira ute? Izayiguha. Imana nimba yarakubwiye ko umuryango wawe izawuha agakiza, sengera umuryango wawe ushyizemo umwete, igihe nikigera Imana izaha umuryango wawe agakiza. Hariho ibintu byo kutakizera Imana. Imana mukorera ntago mukiyizera, kandi Imana ifite agahinda, Imana irababaye. Imana kubona mutakiyizera kandi yaragiye ibiyereka, itarabiyeretse rimwe ngo ibiyereke kabiri, yarabiyeretse ibihe byose, yarabiyeretse kubaho kwanyu kose, ariko mukaba mutakiyizera, ukaba utakigirira icyizere. Birababaje, biteye agahinda. Birababaje ko usigaye wumva ijambo runaka yakuvuzeho ukaryizera kuruta iry'Imana yagize ute? Yakuvuzeho. Banza wizere ikintu Imana yagize ute? Yakuvuzeho. Ubundi ibindi byose nta mpamvu yo kuvuga ngo bizanyurahe. Ibindi byose ubitegereza, iby'Imana yavuganye nawe bizasohora. Njya mbwira abantu nkababwira ngo nimba utaravuganye n'umwana w'umuntu, ukaba waravuganye n'Imana, umuririmbyi yaravuze ngo amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa, ujye usenga ugire kwizera, hoya ntabwo azahera ngo amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa, ujye usenga ugire kwizera, hoya ntabwo azahera azaza. Haleluya. Umuririmbyi aravuga ngo amasezerano y'Imana ngo iyo wamaze kuyahabwa, nawe birashoboka ko yari ategereje igihe kinini, arangije atungurwa no kubona Imana igira ute? Isohoza rya sezerano yamusezeranije. Niyo mpamvu yavuze ngo mbonye neza ko amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa, haleluya, ngo ujye usenga ugire ute? Ugire kwizera, ngo ayo masezerano ntabwo azahera, azaza. Reka nkubwire, wireba ku bibazo ufite, wireba mu minsi urimo, uvuge ngo ntabwo Imana izantabara. Iyaturireho ko Imana izagira ute? Izagutabara. Iyaturireho ko Imana izagira ute? Izakugirira neza. Haleluya. Nimba ntarirarenga, ntabwo
umuntu buriya wapfuye nta mashimwe aba afite, n'ijambo rirabitubwira. ariko umuntu ukiri muzima, imyaka yaba ahagazeho yariyo yose, Imana nta kabuza igomba kugira ute kumutabara ikamugirira neza. Rero ndagira ngo mbabwire ngo mugarukira aho ngaho, gutakaza icyizere ku Mana. Imana aho kugira ngo muyegere muri kurushaho kuyihunga, kandi mu kuyihunga muri kwikururira akaga n'ibibazo. Imana niyo mpamvu ivugana nawe aya magambo ikubwira ngo garukiraho aho uri hose. Reka nkubwire, Imana ikora uko ishatse, Imana ikora uko ishatse, Imana ivuga uko ishatse, Imana igenderera umuntu uko ishatse. Imana niyo mpamvu ubona abantu benshi basigaye bita abantu b'abarokore ngo ni abasazi. Urumva, umuntu akita umurokore ngo ni umusazi. Ni umusazi kuntu uza ku maso yawe, ariko imbere y'Imana agaragara nk'umunyabwenge. Urumva, kubera icyo yagize ute, icyo yavuganye n'Imana, kubera icyo Imana yagize ute, yamushizemo. Uzumva mu muryango w'abantu benshi, urumva, uzumva mu muryango benshi bacira abantu imanza. Uzumva muri sosiyete runaka bacira abantu imanza. Uzumva umuntu ari umukozi w'Imana mu baturanyi bamucira imanza. Ariko Imana ikora uko Imana igize ute, Imana ikora uko ishatse, kandi ikorera mu muntu igize ute, ishatse. Urumva, Imana ishaka kugukoresha abantu bakakwita umusazi, ariko yagize ute, yagukoresheje. None se ntabo tujya tubona bagenda bavuga ubutumwa yaba mu mihanda, musanga abantu bamunyura ngo uriya yasaze, uriya arimo arishakira umugati. Ntiyumve ibyo Imana yagize ute, yatumye uwo muntu, byatumye asiga urugo rwe, byatumye asiga harara akagenda ijoro cyangwa akagenda igitondo cyo kubwira abantu ngo mwihane. Icyo kintu aho atavuze ngo reka nihane, ntekereze ku cyaha mfite, ntekereze uko ndi kwitwara ku Mana, ahubwo agahita acira umuntu iki, imanza. Wa muntu urimo uravuga Imana, nta mafaranga ari kumwaka, nta bufasha ari kumusaba, ari kumubwira ngo yewe buri muntu wese wumva ikinyarwanda niyihane ave mu byaha. Icyo kintu kikaba ikibazo, bakaba bahindura umuntu umusazi. Ntabwo biba bivuze ko ari umusazi. Ni hahandi nyine wowe nubwo uri umunyabwenge uri guhinyura ibyo ngibyo nubwo wize, ariko ntabwo uri kumva icyo Imana ishatse kugira ute, ishatse kuvuga. Ntabwo uri kumva imburi y'Imana. Tugerageze twumve iki, imburi y'Imana. Imana ishimwe. Tugerageze twumve imburi y'Imana, tugerageze dukurikiza amategeko y'Imana, tugerageze twizere Imana. Nutizere Imana, nimba utizeye Imana, garagaza ko wizeye Satani. Ibintu ni bibi. Ureke kubeshya, ureke gukeza abami babiri, kuko gukeza abami babiri ntago byemewe. Ahubwo gerageza uhitemo Imana imwe ariyo ukorera rukumbi, urebe ko utazabona igihembo gikwiye ibyo wakoze. Imana itugirire neza, Imana itwiteho, Imana ibane namwe aho muri hose. Nabwira abakobwa bamaze gutakaza ibyiringiro, mureke gutakaza ibyiringiro, mureke kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Oya, ababyeyi bamaze gutakaza ibyiringiro, mureke gutakaza ibyiringiro, nimugarukira aho ngaho, nimwongere musubire ku murongo. Imana ibashaka muyegera, ntabwo Imana ibashaka muyihunga, kandi Imana irahari nta naho izajya. Imana uko yahoze kera. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Twinjire mu ijambo ry'Imana, wumve icyo Imana ikubwira. Hari igihe iri jambo ryaba ari wowe riziye kuri uyu munsi, kumva umbabarire, ntega amatwi ubashe kumva icyo Imana igushakaho. Tugiye gusoma Efeso 6:13, turasoma ku murongo wa 13. Yesu aduhana umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije ibyo byose mubashe guhagarara mudatsinzwe.
reka dusubiremo mu izina rya Yesu. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije ibyo byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Ese uyu munsi mubi waba watekereza ko ari uwuhe? Hari igihe uba uri mu buzima bwiza, hari igihe uba uri mu minsi nyine myiza wumva ko nta munsi mubi uzaza, ariko hari igihe umunsi mubi ugira ute uza. Hari igihe umunsi mubi ugwira urugo rwawe, hari igihe umunsi mubi ugwira bizinesi yawe, hari igihe umunsi mubi ugwira urugo rwawe, hari igihe umunsi mubi uza ku buzima bwawe. Ariko tubwiwe ijambo riratubwiye ngo tubashe kugira ute, ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana. Udafite intwaro z'Imana, udafite umwuka wera, udafite imbaraga, bivuge ngo uwo munsi mubi we watsindwa ntabwo watsinda. Udafite intwaro z'Imana bivuge ngo wakwicira inzira, bivuge ngo wakwirwanirira. Haleluya! Niyo mpamvu iri jambo ryaje rivuga ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana. Imana ishimwe, Imana itugirire neza, ngo kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Haleluya! Imana itugirire neza. Iyo ufite gusenga muri wowe, iyo ufite ibihe byiza muri wowe, ndagira ngo nkubwire ngo uhura n'ikibazo n'uwo mubana ashobora kutakimenya, kubera ko ufite imbaraga z'umutima. Ntabwo uza wahahamutse, ntabwo uza uvuga ngo noneho birarangiye, ntabwo uza uvuga ngo noneho biracitse. Iyo umunsi mubi waje ku buzima bwawe, uravuga ngo uko byagenda kose nubwo mfite umunsi mubi, mu ijuru hari Imana ijya ibasha gukuraho iki umunsi mubi, kubera uko uba ufite imbaraga, kubera ko uba wizeye Imana. Wa muntu rero udafite intwaro z'Imana, wa wundi udafite gusenga muri we, ni wa wundi uhura n'umunsi mubi agashaka kwirwanirira. Umukobwa akirwanira akavuga ngo ubukwe biranze, none aho bigeze ngiye kwishingira. Ndagira ngo nkubwire ngo uwo munsi mubi uba wakugezeho, ariko ugasanga nta mbaraga ufite. Rero gerageza utware intwaro zose z'Imana. Umenye icyo Imana ishaka, umenye icyo Imana ikunze, umenye icyo Imana igushakaho. Haleluya! Kugira ngo umunsi mubi nukuzira uzamenye uko witwara, uzamenye uko uhagarara, ugira ute ukomere, uzamenye uko uhagarara, umenye guhamya Imana. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana atubwiye ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Ntabwo iminsi yose, umuririmbyi wavuze ngo ntabwo iminsi yose ihora ari samedi. Ndagira ngo nkubwire ngo gerageza ube maso, kuko nubwo uri mu minsi myiza birashoboka ejo wagera mu munsi mubi ugasanga wiciriye inzira, ugasanga utatiriye igihango mwagiranye n'Imana, usanze urenze ku ijambo mwavuganye n'Imana kubera ko wageze muri ya minsi mibi. Birashoboka uri mu minsi mibi itakoroheye n'ubu ngubu, uri mu minsi y'ibigeragezo, uri mu minsi y'uburwayi, uri mu minsi wihebye, ariko nkuzaniye iri jambo rivuga ngo reka kwiheba, ahubwo twara intwaro zose z'Uwiteka. Ayiwe, ibuka rya sezerano wasezeranye n'Imana, ibuka ya magambo wavuganye n'Imana, ayo ngaya gutere kugira ute gukomera. Haleluya!
ayo ngaya gutere gukomera, ayo ngaya gutere gushikama. Umuntu umwe yabwiye, yaravuze ngo abwira abantu, arababwira ngo nubwo mumvuga, nubwo munsebya, nubwo ndi kubona ko byanze, nubwo ndi kubona ndi mu bigeragezo, arayivuga ngo kubw'umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare. Ese wowe iyo ugeze mu minsi mibi, aho ntabwo wumva amajwi ya Satani akaba ariyo ukurikiza? Satani aragusura buri munsi akubwira ko utazatabarwa. Satani aragusura buri munsi akumvisha ko udakwiye kubabarira, akumvisha ko gusambana biryoha, akumvisha ko we nta butabazi bukuriho. Satani aragusura kubera ko nta ntwaro z'Imana ufite, nta mwuka wera ufite, ayiwe bikagutera kumva ayo majwi ya Satani. Ariko nagira ngo ubwire ngo ugarukire aho ngaho inshuti yanjye, nagira ngo utware intwaro zose, kuko utazi umunsi n'igihe Yesu azazira. Nagira ngo ubwire ngo nubwo uri mu bihe byiza, nubwo uri kwinezeza bikemera, nubwo uri gusambana bikemera, nubwo uri gukora ibyaha bikemera, ukaryama ukumva urabyutse, ariko hari igihe iminsi mibi izakuzira. Ese iyo minsi mibi nikuzira ikagusanga muri ibyo byaha, wumva uzarengerwa nande? Wumva uzatabarwa nande? Wumva ari nde uzakuvuganira? Ndagira ngo ubwire ngo garukira aho ngaho, wirinde iyo minsi mibi, ugira uko yitwaramo. Iyo minsi niza isanga ukomeye, iyo minsi niza isanga uri gusenga, iyo minsi niza isanga ushikamye uhanze amaso ijuru. Mana ishimwe. Muririmbyi yaravuze ngo Satani yanyibukije ngo gukiranirwa kwanjye, haleluya, ngo ashaka kunyihebesha, ngo ariko ngo ntumbira mu ijuru. Bivuge ngo yatumbiriye mu ijuru ahabona igisubizo. Bivuge ngo Satani nubwo yashatse kumwihebesha amubwira ko atari uwo kubaho, yatumbiriye mu ijuru, abona mu ijuru bamuhaye kubaho. Mu ijuru bajya bafata inzandiko, ayiwe Satani yasinye ko mugomba gupfa, Satani yasinye kugiye guseba, Satani yasinye ko nta kazi uzabona, Satani yasinye ku rugo rwawe rutazubakwa. Mu ijuru bajya bafata izo nzandiko bakazigira ute? Bakazishwanyagura. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo rero yewe ntiwemere ko Satani akwihebesha, ntiwemere ko Satani akwihebesha, ntiwemere ko Satani aguca intege, ntiwemere ko Satani agukuramo ibihe byiza wari ufite, ntiwemere ko Satani akwigaraguraho, ngo Satani aguca urwaha gukoresha uko ashaka. Bwira Satani ko utaruwe, bwira Satani ko nta burenganzira gufiteho, bwira Satani ko atari we waguhamagaye. Haleluya. Imana twari intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije ibyo byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Ijambo ry'Imana natubwiye ngo nimumara gukomera, ayiwe ngo muzahagarara ngo mudatsinzwe. Ayiwe Imana idufashe, Imana idutabare, mutware intwaro zose z'umwuka kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi ngo murangije ibyo byose mubashe guhagarara mutagize ute? Mudatsinzwe. Imana ishimwe. Mu gihe cyose ikigeragezo kivuye udatsinzwe, urumva intsinzi y'Imana ibibonetse ku buzima bwawe. Hari abantu benshi bari gutsindwa, hari abantu benshi bari gutsindwa kubera ko nta ntwaro z'umwuka bagize bafite, nta ntwaro z'umwuka bafite muri bo, nta ntwaro z'Imana bafite, nta gukomera bafite, nta masengesho ari muri bo, bagatsindwa. Ariko ijambo ry'Imana yavuze ngo turangije ibyo byose, murangije ibyo byose, muvuye muri ibyo bigeragezo byose, ayiwe Imana ibakijije ubwo burwayi, Imana ibakijije iyo minsi mibi, ngo muzahagarara mutagize ute? Mudatsinzwe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana iguhe guhagarara udatsinzwe, Imana iguhe kunesha iyo minsi mibi, Imana iguhe gutsinda iyo minsi mibi,
kugira ngo nawe imbere ahangaha uzaba uri guseka, guhagarara udatsinzwe, usigara nyine wumva ukomeye, usigara uvuga ngo Mana wakoze ko iki ngiki wakinsimbukije, ko ubu burwayi wabunsimbukije, ayiwe Mana wakoze kutemeye ngo muri iki cyaha, Mana wakoze kutemeye mbi gisitaza kuri mugenzi wanjye. Iyo uhagaze udatsinzwe uba wumva ukomeye muri wowe, uba wumva amashimwe ayiwe akurusha imbaraga. Niko umuririmbyi yaririmbye ngo ndumva amashimwe agize ute andusha imbaraga. Iyo rero utsinze ugatsinda umwanzi uba wumva amashimwe agize ute akurusha imbaraga. Ariko iyo umwanzi agutsinze aragutsikamira, agatsikamira urugo rwawe, agatsikamira ibyawe byose, agatsikamira diplome yawe, agatsikamira amashuri yawe, agatsikamira kubera ko aba yagutsinze. Mubashe guhagarara rero mutagize ute mudatsinzwe. Imana ishimwe, Imana ibagirire neza. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo buri muntu wese nabe maso atwara intwaro z'Imana zose hatavuyemo nimwe. Wakibaza ngo mbese Imana igira intwaro, ese Imana igira iki ku buryo tuzabikura hehe ibyo tuzatwara? Imana iri kukumvisha ko ugomba kugira ute gusenga. Imana iri kukumvisha ko ugomba kuba maso. Imana iri kukumvisha ko ugomba kwambara imbaraga, haleluya, kugira ngo iyo minsi mibi itazaza ugatsindwa, iyo minsi mibi itazaza ikagusanga mu byaha bigatuma utsindwa. Imana iri kukumvisha uburyo ki ugomba kugira ute kuba maso. Imana ikugirire neza ahantu uri hose. Ndagira ngo ukomeze wizere Imana, ukomeze wiringire Imana, ukomeze uhagarare komere, ukomeze uhagarare ushikame, wibuke icyo Imana yavuganye nawe, wibuke icyo mwavuganye n'Imana. Imana izakugirira neza nta kabuza, Imana izagutabara nta kabuza. Erega ndagira ngo ubwire ngo kanguka aho uri hose, waba uri umukobwa, waba uri umubyeyi, waba uri umugabo, waba uri umusore, kanguka ubashe guhagarara udatsinzwe. Kanguka twari intwaro zose z'Imana. Imana niyo yonyine ifite urufunguzo rwo kukurengera. Mu gihe cyose nta rufunguzo ufite rw'Imana rwo kugira ngo ikurengere, urumva ko nta buzima. Ndagira ngo ubwire ko muri Yesu haba ubuzima, muri Yesu haba ubutabazi, muri Yesu haba amahoro, muri Yesu nta kintu uzahaburana, muri Yesu uzakira ubumuntu ntabwo wari ufite, muri Yesu uzakira agakiza ntako wari ufite, muri Yesu uzakira kubabarira ntabyo wari ufite, muri Yesu, haleluya, muri Yesu harimo byose, muri Yesu uzakira urubyaro ntarwo wari ufite, muri Yesu uzakira imibereho ntayo wari ufite, kubera ko uzaba utwaye intwaro z'Imana. Twari intwaro z'Imana, twari intwaro z'Imana zose kugira ngo ubashe gukomera, ubashe guhagarara ukomere ku munsi mubi. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho aho uri hose, Imana inezeze umutima wawe. Kandi Imana ndabasabira abantu bose bari bararambitse iby'Imana kugira ngo bongere babyegurwe. Ndabasabira abantu bose bari baracitse intege kugira ngo bongere bakire imbaraga mu izina rya Yesu. Ndasabira abantu bose bari baramaze kurambika iby'Imana, bamaze kumva bacitse intege, bongere bakire imbaraga mu izina rya Yesu. Umuntu wese abashe gukomera, abashe gukomera kandi atwara intwaro zose z'Imana kugira ngo babashe gukomera ku munsi mubi. Mana rero tugirire neza. Tuba tubwiriwe mu ijambo ngo habwirwa benshi hakumva beneyo, kandi natangije ijambo rivuga ngo hari ibyahishwe abanyabwenge bisobanurirwa abaswa. Ngo rero bivuze ngo iby'Imana byumvuga nyine n'ugomba kubyumva, wowe utagomba kubyumva ibyo birakureba. Ariko Imana iba yavuze, kandi Imana nta kibi itavuze. Hano rero bafitiye message nahawe. Gusa Imana nababwiye ngo ikora mu buryo butandukanye kandi ivuga mu buryo butandukanye.
abanyamwuka bumva icyo Imana igize ute ivuze, kubera ko aba ari abanyamwuka kandi baba bayobowe n'iki n'umwuka w'Imana. Imana rero ibagirire neza. Hano muri kubona ko mfite ibirahure bibiri. Ibi birahure aya yose n'amazi mfite. Aya yose n'amazi mfite, yitwa amazi ariko yose ntabwo ari kwasa. Unyemerere umva aka kantu, aya mazi yitwa amazi ariko yose ntabwo ariko asa, ariko kuyareba wese abona ko ari amazi. Imana iranyereka irambwira ngo hari abantu bavomye amazi meza, hari n'abantu bavomye amazi mabi. Ndavuga ngo mbese gute umuntu ashobora kumenya ko yavomye amazi meza cyangwa akamenya ko yavomye amazi mabi? Ndagira ngo mbabwire rero, iransobanurira irambwira ngo hari abantu bagiye bavoma amazi mabi, kandi muri uko kuyavoma irambwira ngo si uko bagiye kuyavoma ku migezi yabo cyangwa ku marobine bafite mu ngo zabo, ahubwo aba bantu nubwo bayavomye ni ugusenga. Irambwira ngo bishushanyije ni ugusenga. Irabinshushaniriza irambwira ngo icyo bisobanuye ni ugusenga. Ariko nubwo basenze, aba bantu barimo bagaragara nk'aya mazi mabi ni abantu batigeze basenga ngo bizere Imana. Urumva, barasenze bamenyera ibyaha, barasenze basengana ibyaha, barasenze basengana imitima ibiri, barasenze basenga badatinya Imana. Kandi mu by'ukuri abo bantu bavuga Imana mu kanwa kabo, ku manywa ndetse na nijoro bavuga Imana, kandi bibwira ko Imana igize ute ibazi. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nubwo mwasenze ariko mwavomye ibirohwa. Imana irambwira ngo mugaragara nk'aya mazi agize ute yanduye, mugaragara nk'aya mazi agize ute yanduye. Imana irambwira ngo nimwikontorore. Uko utafata amata ngo uyashyiremo ikintu cy'umukara, ayo mata ntago waba ukiyanyweye. Ayo mata niyo wayanywa wavuga ko ayo mata go ari ayo kukwica. Niko namwe mwasenze musenga mwamenyereye Imana, musengana ibyaha, musengana ubusambanyi, musengana ubusinzi. Imana irambwira ngo mwibwira ko mwasenze, mwibwira ko mwavomye, ariko aya mazi ni ibirohwa. Aya mazi ntazabageza mu minsi iri imbere. Aya mazi ntazabamara inyota mu minsi yo gukakara, kuko igihe cyo gukakara cyo kirageze. Imana irambwira ngo buri muntu wese wavomye aya mazi arabizi ko yayavomye, arabizi ko yasengeye ku mutima mubi, arabizi ko yasengeye kutababarira. Imana irambwira ngo uyu muntu arabizi ko asengera ku busambanyi. Imana irambwira ngo iraje, kandi aya mazi ntacyo azamumarira mu buzima bwe, kuko ntago ari ay'umumaro. Yesu atugirire neza cyane. Imana irambwira ngo hari n'abandi bantu aya mazi ni amazi meza bavomye, bayavoma bari gutukwa, bayavoma mu ngo zabo bitoroshye, bayavoma ari urugamba, ariko ngo bararenga bagira ute bavoma amazi meza. Aba bantu Imana irambwira ngo ni abantu basenze, basenga mu kuri no mu mwuka, bihanganira ibibagerageza. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mwebwe mwavomye mukavoma aya mazi meza, Imana ije kubagirira neza kandi ije kubaha ingororano z'amasengesho mwagize ute mwasenze. Imana ije kubahemba, kandi Imana irambwira ngo aya mazi uku gusenga mwasenze bigiye kubamara inyota, kuko mu minsi iri imbere Imana irambwira ngo mwasenze muzi ko Imana ntaho ibyandika, ariko Imana irambwira ngo yarabyanditse. Mu minsi iri imbere, mu minsi mibi ije,
kandi ikomereye buri muntu wese, yaba umwana, yaba umukecuru, yaba umumama, yaba umukobwa, yaba umusore, yaba umugabo. Ku muntu wasenze agasenga neza, Imana ije kumugirira neza, kandi Imana ije kumuhisha kuko yasenze asenga atayiryarya. Imana irambwira ngo rero mukomere, mushikame, mukomereze aho, mukomeze mwambara imbaraga, kuko Imana ije kubagirira neza, kandi Imana ije kubibukira ku mirimo myiza mwakoze, Imana ije kubibukira ku misozi mwatereye, Imana ije kubibukira ku masengesho mwasenze. Imana irambwira ngo igiye kurengera imiryango yanyu kuri mwebwe mwasenze, igiye kurengera abana banyu, igiye kurengera ubuzima bwanyu kubw'uko mwasenze neza. Imana rero ibagirire neza. Mbwira aba bantu ngo ibi bintu nabibonye, numva ngewe nkuyemo ikintu gikomeye. Bivuze ngo abagize Imana ndabimenyereye, bivuze ngo igihe cyabo kigiye kurangira. Ariko abasenze bari bamaze imyaka n'imyaka bavuga ngo ntago turatabarwa, mbonye hariho ubutabazi ku Mana, mbonye bagiye kwibukwa n'Imana kandi bagiye kurindwa n'Imana. Hari abantu rero urumva bazagera imbere y'Imana ibabwire ngo sinigeze mbamenya. Nkugiriye inama muri aka kanya wahita ufata icyemezo, nkugiriye inama muri aka kanya wahita utangira gusenga, ugasenga mu kuri no mu mwuka. Imana iracyahari yandika imirimo, Imana iracyahari ireba ibyiza ukora, Imana iracyahari. Nkugiriye inama rero wafata icyemezo cyo kwizera Imana no gukunda Imana no kwanga icyaha n'igisa nacyo, ubundi ukakira ubuntu bw'Imana. Yesu abagirire neza. Reka dusenge Imana. Nimero yawe ya telefone. Reka dusenge Imana. Nomero yanjye ya telefone ni 0781925655. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana igira neza, bugacya bukira. Tubonye neza Mana, imvugo yawe, ijambo ryawe ryatubwiye ngo dutware intwaro zose z'Imana kugira ngo tutabasha gutsindwa mu minsi mibi. Buri muntu wese mwambika imbaraga, buri muntu wese wari wacitse intege wongere umuhe imbaraga zawe kandi umugarukeho, umurinde kandi umwiteho. Buri muntu wese umuhe kugukorera, buri muntu wese umuhe kugushakana umwete, kuko abagushakana umwete nibo bazakubona. Mana ndakwinginze kugira ngo abari bari mu byaha, abasenganaga ibi byaha, ndakwinginze ngo ubahe gukizwa, ubahe agakiza gafatika, ubahe kuva mu byaha mu izina rya Yesu. Mana ubahe kuva mu kukumenyera kuko ntabwo umenyerwa, mu izina rya Yesu. Ubahe kuvoma amazi meza, bareke kuvoma ibirohwa, maze Uwiteka n'abangaba wasezeranije wenda kubisohoza, ubisohoreze kwiyubahisha kandi unezeze imitima yabo. Urakoze kubyumvise kandi urakoze kugiye kwesha icyubahiro. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye, nawe Imana iguha umugisha. Ufite amatwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero.